muvandimwe nkunda, muri uyu mwanya ndaje ngo twongere tuganire ku ijambo ry'Imana. Nizeye kutarambirwa kuryiga kubera yuko ari umutsima w'ubugingo ubasha gutunga ubugingo bwawe n'ubwanjye, kandi nizera ko iri jambo ryitwa Bibiliya rishobora gukiza umunyabyaha, rikamuhindura, rikamweza. Kandi nizera yuko abizera ubutumwa buri muri iri jambo bazabona ubugingo buhoraho. Yesu Kristo azagaruka, kandi nagaruka abamwizeye bakizera ibyo yavuze bazabona ubugingo buhoraho. Nitwagira Imana Jean de Dieu, kandi mbere yuko dutangira ndagira ngo ngire ikintu ngusaba. Niba unyurwa n'ibiganiro ubona cyangwa se n'ibyigisho ubona kuri uyu murongo witwa kwiga Bibiliya, kora subscribe, kuko nabonye yuko abantu benshi bakurikira ibyigisho bica ahantu batakoze subscription, kandi ni byiza gukora subscription kugira ngo igihe cyose twaprodinze icyigisho uhite ubihabwa, ubyohererezwe, ubibone, hanyuma ugaruke wigire ubutumwa bwiza nk'uko Imana yabuduhaye. Kandi ikindi, nunyurwa ukumva icyigisho kiragushimishije, ese kuki utagisharinga bagenzi bawe ukaboherereza ukavuga uti numva amagambo y'ubugingo abasha kubakiza? Ibyo ni uburenganzira bwawe. Hanyuma ibi nabikwibutsaga, ubishaka wabikora, utabishaka byose biri mu mudendezo wawe. Ingingo tujye kuganiraho muri uyu mwanya ni ingingo ivuga ngo umukristo ni iki muri iyi si y'icyaha. Umukristo ni iki muri iyi si y'icyaha? Impamvu yanteye gutegura amagambo nk'aya nuko nagiye mbona ahantu henshi abantu biyitirira ubukristo, ariko nakwitegereza ibintu bakora, nakwitegereza imibereho babayeho, nkatangira gushidikanya ku cyo biyitirira icyo ari cyo. Kandi ukabona ko bateza urujijo mu batuye isi, ku buryo abantu barushaho kugumya kwibaza ngo ese umukristo ni iki? Ubukristo bisobanuye iki? Ubukristo bishatse kuvuga iki? Ubukristo butandukanira he n'indi mibereho abandi bantu babaho? Ese ubukristo ni iki? Ese umukristo wagombye kumubona ukamumenya? Ese umukristo abaho ate? Arya ate? Yambara ate? Agenda ate? Akora ate? Iki nicyo kibazo, cyangwa se nibyo bibazo tujye kugerageza gusubiza. Kandi nk'uko bisanzwe, ntabwo ndakoresha amagambo ava mu kanwa kanjye gusa, ahubwo ndakoresha amagambo ava mu kanwa kanjye, ariko ndibuze kwemera kuyoborwa na Mwuka Wera biciye mu ijambo ry'Imana, kugira ngo nkubwire uko ibyanditswe byera bisobanura iyi ngingo tugiye kuganira. Umukristo ni iki mu isi? Ese wari ubizi yuko nyuma yuko Kristo avuye hano mu isi, intumwa za Yesu zitahise zitwa abakristo, ndetse n'abigishwaga n'intumwa za Yesu bakihana bakajya mu itorero ry'icyo gihe batahise bitwa abakristo, ahubwo abakristo hari igihe runaka biswa abakristo. Iryo somo uzaribona kuri iyi video, ndibuze kurishiraho igihe abakristo bitiriwe abakristo. Biswa abakristo kuko abantu bitegerezaga ibintu bakora, barangiza bakavuga ati ariko ibi bintu birasa n'ibya Kristo. Barangira baravuga ati bariya ni abakristo. Ntabwo rero abantu bahise, ntabwo intumwa za Yesu n'abazikurikiye ako kanya bahise bitwa abakristo, ahubwo izina ubukristo rifite ahantu ryavuye. Nyamara mu isi y'iki gihe umuntu apfa kubatizwa gusa mu idini runaka rya gikristo, ako kanya agahita yitwa umukristo. Abantu bose bamubona bati uriya ni umukristo, ndetse nawe ubwe akabigendera, akagenda abwira abantu bose nabaye umukristo, narakijijwe, nanjye nakiriye agakiza. Ariko se ibyo bintu nubwo byagukorewe, nubwo wagiye mu mazi menshi ukabatizwa, kuko umubatizo w'amazi menshi njye niwo nemera, indi mibatizo sinyemera nk'umubatizo w'ukuri. Hanyuma rero nubwo wagiye mu mazi menshi ukabatizwa, ese kubatizwa kwawe byarangiriye kujya mu mazi, cyangwa hari ikindi kintu cyagombaga kubaho mu mibereho yawe cy'impinduka, cyagombaga kugaragariza abatuye isi ko koko wiyeguriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe? Reka dusome mu byanditswe byera, duhere muri Matayo 5:13, twumve uko Yesu Kristo avuga. Aravuga ngo muri umunyu w'isi, mbese umunyu nukayuka uzaryoshwa n'iki? Ntacyo uba ukimaze keretse kujugunywa hanze abantu bakawukandagira. Ndagira ngo muze gutega amatwi ibi bintu by'ibimenyetso Yesu yagiye agereranya n'abo yitaga abe, cyangwa se abo yitaga abagize itorero ry'Imana, abagize umuryango w'Imana, abo twakwita abakristo uyu munsi. Abagereranya n'umunyu. Umunyu maze iki?
ntekereza ko umunyu urawusobanukiwe, ni wa wundi tujya kugura ku isoko kugira ngo tuze kuwuminjagira mu biryo, kugira ngo twumve uburyohe, kugira ngo ibiryo bigire uburyohe. Umunyu nta kindi kintu umaze mu biryo uretse gutuma biryoha. Kandi ikindi, umunyu ukoreshwa mu gutuma ibintu bimara igihe kirekire kugira ngo bitabora. Nuko rero umunyu niwo mumaro wayo. Hanyuma Yesu aravuga ngo, ese uyu munyu nukayuka ukaba utagifite uburyohe, ukaba utagishobora gutanga wa musaruro, harya abantu bazakomeza bawubike kandi nta mumaro ufite? Ntekereza ko icyo Yesu ari kuvuga hano nawe nicyo wakora. Wawufata ukawujugunya hariya mu muhanda, abantu bose bakawukandagira, kuko nta mumaro ufite, nta kintu na kimwe umaze. Ese bishatse kuvuga iki mu buryo bw'iyobokamana? Bisobanuye ngo umukristo hari icyo avuze, hari icyo ari cyo mu bandi bari hano ku isi. Agomba kwivanga n'abari hano mu isi kandi akababera nk'uburyohe, akabazanamo uburyohe, agatuma babona itandukaniro mu byari bisanzwe, mu byo bari basanzwe bafite. Kandi nanone umukristo agomba gukora nk'urinda aba bantu, abarinda kujya mu byaha, abarinda kujya mu bibi, abarinda kuba urukozasoni mu isi. Agomba kuba ikintu kirinda abo bantu. Gute? Agaragaza imico myiza, yigisha abo yabyaye, abamukomotseho, n'inshuti ze n'abavandimwe be, abereka inzira nziza y'agakiza. Muri ubwo buryo azaba icyambere ababereye umunyu mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Reka nkomeze kugira ngo bite amagambo yanjye. Kandi muri Mateyo 5:11 kugeza umurongo wa 16 aravuga ngo, muri umucyo w'isi, umudugudu wubatse ku mpinga y'umusozi ntubasha kwihisha. Nta wakongeza itabaza ngo aritwikirize intonga, ahubwo barishyira ku gitereko cyaryo, rikamurikira abari mu nzu bose. Aba ariko umucyo wanyu ubonekera imbere y'abantu, kugira ngo babone imirimo yanyu myiza, barebe ko bahimbaza So wo mu ijuru. Izina ry'Imana riratukwa kubera twebwe twiyita abakristo, kubera yuko abisi baratwitegereza, bakatureba, bakabona ibyo bakora nibyo natwe dukora. Baribana natwe tukiba, barasambana natwe tugasambana, baratukana natwe tugatukana, bagira igomwa natwe tugira igomwa, bagira ishyari natwe tugira ishyari, ni abagome natwe turi abagome. None itandukaniro ririhe? Abisi iyo babonye ubatijwe ukamana ikiganza ngo wiyegure Yesu Kristo, baguhanga amaso kugira ngo barebe ko hari impinduka zabaye kuri wowe. Niyo mpamvu akenshi baza bahwihwiswa mu matwi yacu cyangwa se mu matwi y'abandi bantu, bavuga ngo, ariko se ko mutubwira iby'ubutumwa bwiza, mukatubwira ngo twihane duhindukire twiyegure Yesu Kristo runaka ko akora ibi n'ibi, ntajya gusenga, ntatwara Bibiliya n'ibindi byose. Urumva ko abisi batameze nkawe, batabaye abakristo, bo bazi yuko hari icyo ugomba kubura icyo. Ahubwo wowe uteza confusion, uteza urwijiji, ugatuma amaso yabo atareba neza, kubera yuko barajijwa, ntibashobora gusobanukirwa ngo umukristo ni iki, umukristo ninde. Nyamara Bibiliya ivugaragaza umukristo nk'umucyo. Umucyo, ntekereza ko ukuze bihagije kugira ngo umenye gutandukanya itandukaniro ry'umucyo n'umwijima. Ubu ngubu muri kubasha kumbona kuko hari umucyo, ariko nzimije itara mwabona umwijima. Mu by'ukuri mu ijoro tuba dufite umwijima, twese tujya kuryama kuko nta wajya gukora, haba ari umwijima. Nyamara mu gitondo iyo dukangutse tujya kubona tukabona izuba ryacanye, umucyo ukatumurikira, maze twarangiza tukajya mu mirimo yacu tubona. Bityo rero itandukaniro ry'umucyo n'umwijima riragaragara. Umucyo utuma ahantu habona, umwijima utera umwijima nyine, utuma abantu batabona. None wowe uri iki? Uri umucyo, uri umwijima? Ese abantu bakubonye baramurikirwa, bakamenya inzira y'agakiza, bakamenya ibyiza ibyo ari byo? Ese bakubonana imirimo myiza nk'uko twabisomye hano, ngo kugira ngo barebe imirimo yanyu myiza hanyuma bahimbaze So wo mu ijuru? Bishatse kuvuga ngo hari imirimo myiza igomba kuranga abantu b'abakristo, igomba kugaragariza abatuye isi n'abatarigeze biyegurira Yesu Kristo uburyo umukristo abayeho n'icyo ari cyo. Nyamara uyu munsi dufite abakristo ubwira ngo, ariko se wakwiyegurira Yesu, waretse ibyaha byawe, akakubwira ngo, ngo ibyo Yesu ngo yabibambanwe ku musaraba, ngo ibyaha byanjye nta kintu bivuze, ngo kuba umukristo ntabwo bisobanuye ko tugomba kureka ibyaha, ntabwo bisobanuye ko ngo ngarega ngo n'ubundi ngo duhora turi abanyantege nke, ngo n'Imana irabizi ko turi babi, ngo n'Imana irabizi ko turi abanyantege nke, ngo nta cyiza cyambonekamo. Nibyo koko turi abanyabyaha, turi n'abanyantege. Ariko se nanone
Yesu Kristo yapfuye kugira ngo aduhe imbaraga zo kunesha, aduhe imbaraga zo kugera ku gukiranuka, aduhe imbaraga zo kugera ku byo atwifuza. Nibyo koko, mu mbaraga zacu no mu ntege nke zacu umuntu ntitwari kubishobora, ntitwajyaga kuzabishobora habe namba. Ntuzagerageze no mu mbaraga zawe kugerageza kuba umukristo mu mbaraga zawe. Uyu munsi ndakubwira forumire y'ukuntu wabigenza kugira ngo ugere ku cyo ubukristo ari cyo uyu munsi. Forumire nta yindi, ni uko wemerera Kristo mu bugingo bwawe. Iyo Kristo yinjiye mu bugingo bw'umuntu, atangira kumukoreramo kugira ngo akore imirimo myiza, maze abari mu isi bakwitegereza iyo mirimo myiza bagahimbaza Data wo mu ijuru, bagahimbaza iyo Mana yagukijije ikaguha ibyiza mu cyimbo cy'ibibi wahoze ukora kuva kera. Yohana 15:5 kugeza 7 yaranditseho, ni njye muzabibu namwe muri amashami, uguma muri njye nanjye nkaguma muri we, uwo niwe wera imbuto nyinshi, kuko ari ntacyo mubasha gukora mutamfite. Umuntu utaguma muri njye ajugunywa hanze nk'ishami ryumye, maze bakayateranya bakayajugunya mu muriro agashya. Nimuguma muri njye amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Ibi biraza byuzuriza ku byo navugaga. Mu by'ukuri umukristo agomba guhora avoma kuri Kristo icyo agomba kuba cyo. Niyo mpamvu abisi bagombye kumwitegereza bakavuga ngo dore uriya muntu arasa na Kristo. Ubundi nta nubwo wowe wagombye kwiyita umukristo, wagombye kureka abandi bakakwita umukristo, abandi bakareba imirimo yawe bakavuga ati ariko uriya muntu ni umukristo. Kubera yuko Yesu aravuga ngo nta kintu na kimwe mubasha gukora mutamfite. Hano yakoresheje ikigereranyo cy'igiti n'amashami. Nzikura umunyabwenge bihagije ku buryo ubasha gusobanukirwa umumaro igiti gifitiye amashami. Ishami ntirishobora gukomeza kubaho ridafashe ku giti, kubera yuko ishami rigomba gukomeza kuvoma amakakama n'ibiritunga mu giti. Hanyuma iyo ishami ricomokotse ku giti, nta kindi kiribaho, riragenda rikuma, hanyuma abana bajya gutashya inkwi bakarizana rigatwikwa rigahinduka umuriro. Niko Yesu Kristo avuga, aravuga ngo ndi igiti mwe muri amashami, hanyuma mugomba kwera imbuto nyinshi. Nimwumvaho, nimungire nyambere, nimungumeho ngo mugume muri njye, nta mbuto muzera kandi muzahinduka urukozasoni, muzaba nka ya mashami yakuwe ku giti aruma bakayatwika. Niko bigendekera umuntu wita umukristo ariko ntiyemerere Kristo ngo ature mu bugingo bwe. Uyu muntu yishakamo imbaraga zo gukora ibyiza akazibona, kubera yuko twanduye kamere y'icyaha kuva Adamu na Eva bacumura. Nta bushobozi na buke buri mu muntu bwo gukora icyiza. Niyo mpamvu ya forumere tuyigarukeho. Ntabwo ari njye ubanza, habanza Kristo agakorera muri njye nkabona gutanga imirimo myiza. Niyo mpamvu umukristo agomba kwemerera Kristo mu bugingo bwe kugira ngo azabone uko akora imirimo myiza. Iyo Kristo ahamagaye umuntu, amuhamagara ari umunyabyaha ruharwa. Ariko uyu muntu yamaje, nta nubwo usabwa kubanza kwigira mwiza kugira ngo uze kuri Kristo. Ugomba kuza ukuri, ukusa, uko wanduye, uko wabanduye kose. Nubwo waba warahindanijwe n'icyaha, utakigira isura, Yesu yiteguye kukwakira. Ariko nugera kuri Kristo ukamwemerera agatura mu bugingo bwawe, kandi ugaharanira kuzaguma kuri icyo giti cy'ubugingo, ukiryaho buri munsi uko bukeye n'uko bwije, uzakora imirimo myiza, nta kabuza uzashobora gukora ibishimisha Imana. Niyo mpamvu nubona umukristo yiyita umukristo ariko washaka imbuto nziza kuri ukazibura, uzamenye ikibazo cyamubayeho. Nta kindi, nuko atakomeje kuvoma ku isoko y'ubugingo, maze kuko ashaka gukora iby'ubukristo mu mbaraga ze. Niyo mpamvu abantu bibananira. Niyo mpamvu abantu babwira uti mugomba kugira ingeso nziza, mukabwira uti mugomba kugira uko mwambara, mukagira imyambarire myiza abakobwa, mukitwara neza abadamu, mukiyubaha n'ibindi byose. Ukabona byarabananiye ndetse bariyakiriye muri iyo mibereho y'ubunyacyaha. Ni ukubera yuko batavoma ku isoko y'ubugingo ngo babone imbaraga zo kunesha ubwibone, babone imbaraga zo kunesha iby'isi ibasaba kugira ngo bashobore kunesha. Niyo mpamvu n'abasore benshi bananiwe kugera ku by'Imana ishaka. Urabwira uti mureke ubusambanyi, mureke ingeso mbi, mureke inzoga, mureke amagambo mabi, ariko kubireka byaranze kuko batavoma ku isoko y'ukuri. Mu mbaraga zabo ntibishoboka, ariko muri Kristo birashoboka. Niyo mpamvu ubona abagabo benshi, ubona abagore benshi, ku bana byananiranye, ingo nyinshi zisenyuka buri munsi. Ni ukubera yuko batavoma kuri Kristo. Bashaka kubaka urugo ariko mu mbaraga zabo bikabananira. Muri Kristo niho honyine byashobokaga
ariko dore bamuteye umugongo, none ni abakristo b'icyitiriro gusa, bo ku munwa gusa, nyamara abo mu isi barabareba bakaryana inzara bakavuga ati ndebera uriya avuga ko yeguriye Yesu Kristo, ariko murebe ibintu akora. none se ko ahubwo akora n'ibirenze ibyo twe dukora, kandi twe n'uwo Yesu tutamuzi, tutarahisemo no kumwiyegurira, ukabuhindutse urukozasoni. Kadukomeza muri Luka igice cya 9 umurongo wa 23 kugeza 24 handitse ngo abwira bose ati umuntu nashaka kunkurikira niyiyange, yikorera umusaraba w'iminsi yose ankurikire, kuko ushaka kurengera ubugingo bwe azabubura, ariko utita ku bugingo bwe ku bwanjye niwe uzabukiza. Hano Yesu arimo aravuga umukristo wari we, ni umuntu wemera kwikorera umusaraba we. Hari ukuntu abantu bigisha nabi iby'iyobokamana bagasanga bari kuvuga ngo umusaraba ni umugore nashatse. Oya, ntabwo umusaraba ari umugore washatse. Umusaraba si abana wabyaye. Umusaraba si ikindi, ni kamere yawe y'ubunyacyaha ihora irwanya Imana, niyo ugomba kwikorera hanyuma ugakurikira Kristo. Icyakoze n'ibindi bibazo umuntu agira mu buzima bishobora guhinduka umusaraba, kuko bishaka kumucogoza ngo ave mu byo yiyemeje byo gukurikira Kristo. Ko birashoboka ko wenda hari umugore washatse akubereye imbogamizi kugera ku by'Imana ishaka. Birashoboka ko abana wabyaye bakubereye imbogamizi kugera ku by'Imana ishaka. Birashoboka ko akazi ufite n'ibindi byose bikubereye imbogamizi kugira ngo ugere ku by'Imana ishaka. Ibyo rero ni by'Imana ikubwira ngo bishire ku bitugu ukurikire Kristo. Abakristo benshi ntabwo bashaka kwikorera uyu musaraba, ntabwo bashaka kurwana intambara yo kwizera, ntabwo bashaka kugira ibibavuna, ntabwo bashaka kugira ibyo bareka. Iyo hari Kristo ababwira ati nemeye kubakira kandi muzakomeza mwitwa abakristo, nyamara mwigumiye no mu mibereho yanyu y'ubunyacyaha, ntekereza ko harimo ubukristo hari kwiyandikisha abantu benshi, ariko kuko ubukristo busaba kwemera kwikorera umusaraba, niyo mpamvu abantu benshi babusuzugura bakumva ntibabushaka, kubera ko kamere zabo nimbi cyane ku buryo kugira ngo bazemere kureka icyaha bakurikire Kristo babona bitashoboka. Baracyakeneye kujya mu nzu z'utubyiniro bakabyina, baracyakeneye kujya kunywa inzoga bagahenga ingawuti n'inshuti zabo, baracyakeneye kujya ku kivu bakareba abakobwa bambaye ubusa, baracyakeneye gusohokera i Dubai bagakora amafaranga menshi mu ngeso mbi n'ibindi byose, baracyakeneye kwica kugira ngo babone inyungu, baracyakeneye kwiba kugira ngo babone inyungu, baracyakeneye kugira ubugome, baracyakeneye kugira agasuzuguro, baracyakeneye ubwibone bwabo barabukunze kugira ngo abisi babakunde, babashime, babakunde, babishimire. Nyamara ushaka gukurikira Kristo aremera ibyo byose akabishyira hasi. Uko niko kwemera kwikorera umusaraba ugakurikira. Uko niwemera kubikora, abisi bazagukwena, bazaguseka, bazavuga ati uriba ni ikigoryi, ura nta bwenge agira, bazakwanga, ndetse uzabona n'intambara hari wenda mu rugo rwawe, uzabona intambara hagukikije, uzabona intambara hirya no hino, wenda ababyeyi bazakwanga, wenda ku kazi bazakwirukana. Ndabyemera yuko kwemera gukurikira Kristo ugakora ibyo agusaba bizana ingorane nyinshi. Uwo rero niwo musaraba Yesu yadusabaga gushyira ku bitugu tugakurikira. Ariko niba dushaka kugendera mu nzira igana mu ijuru, ariko tukagenda tujyanye ibyo dufite byose n'ibyo twahamagawe dufite by'ingeso mbi n'ibiki byose, ndashidikanya ko bitazashoboka. Ntabwo bizashoboka, kuko Kristo yabivuze yeruye, agaragaza ko abagenda mu nzira ijya mu ijuru banyura mu irembo rifunganye. Abajya mu nzira ijya kurimbuka bo bagenda mu nzira ya gihogere, itagira ikibasaba na kimwe, itagira ikibasaba kureka na kimwe. Uri umunyagasuzuguro nta kibazo ngwino, wambara ubusa nta kibazo ngwino, uvuga amagambo mabi nta kibazo ngwino, uriyandarika nta kibazo, abasambanyi nimuze kandi ntacyo musabwa kureka. Yesu Kristo yarabirangije, yarapfuye, ibyo yarabikemuye. Ujye ukora ibyo ushaka, n'ubundi amaraso ya Yesu Kristo azabikuraho. Reka nkubwire ikintu kimwe, Yesu Kristo yapfuye kubera yuko twari turi ahantu tutashoboraga kwikura. Yapfuye kugira ngo ahamye ko amategeko y'Imana adahinduka, kandi ko amategeko icyo yasabaga ko umunyabyaha agomba gupfa koko. Nuko Yesu apfa mu cyimbo cy'abanyabyaha bose bazamwemera bari hano mu isi. Hanyuma rero ibyo kwibeshya ko amategeko yavuyeho ubwo Yesu yapfaga ni ukwibeshya gukomeye, kuko iyo amategeko aba yarashoboraga kuvaho, Yesu Kristo ntiyari gupfa, yari kuyakura akaba ati amategeko nyakuyeho, ubwo n'ibyaha bivuyeho, kuko amategeko niyo amenyesha icyaha. Amategeko avuyeho n'ibyaha byahita bivaho, kuko nta tegeko na rimwe ryari kuba rigihana. Imana yari gutangariza mu ijuru ngo amategeko nyakuyeho, ntacyo nkibabaza. Ibyo byari gutuma na Yesu Kristo adapfa. Kuba rero Yesu yarapfuye
bisobanura ngo amategeko y'Imana icyo asaba cyose kigomba gusohora. Yesu yapfuye kugira ngo yerereze amategeko, agaragaze ko ibyo amategeko y'Imana asaba bigomba kubahirizwa. Niyo mpamvu yapfiriye ibyaha byacu twakoze mu gihe cyahise. Ariko tumaze kumenya inkuru nziza, tumaze kumwiyegurira, tugomba kumwakira, tukamusaba akaduha ubushobozi bwo kurwana urugamba rwo kwizera, tukarwana dufatanyije na Mwuka Wera, tukanesha imitima yacu ya kamere, tukanesha kamere zacu zananiranye, Imana ikazihindurira gukora ibyiza no gukiranuka no kugera ku byo amategeko y'Imana asaba. Imana ibidushoboze. Isomo rya nyuma dufite muri aka kanya riboneka mu Efeso 5:8 kugeza 10, haravuga ngo kuko kera mwari umwijima none mukaba muri umucyo mu mwami wacu, nuko mugende nk'abana b'umucyo, kuko imbuto z'umucyo ari ingeso nziza zose no gukiranuka n'ukuri, mushaka uko mwamenya ibyo umwami ashima. Iri somo rirafunika ibyo navuze byose. Iri jambo ry'Imana riragaragaza ngo tugende nk'umucyo. Kera twari umwijima, uyu munsi turi mu mucyo. Twebwe abiyeguriye Yesu Kristo, twebwe abamwakiriye, turi mu mucyo. Mugende nk'abana b'umucyo, mukore ibigaragaza ko muri mu mucyo, mukore ibigaragaza ko mwamenye umucyo. Ni gute mukomeza gukora ibyo mwakoraga muri mu mwijima kandi uyu munsi mwarageze mu mucyo? Aho harimo ikibazo. Umuntu wese agomba gusubiza. Ni gute ukomeza gukora ibyo wari mu mwijima kandi wakoraga uri mu mwijima kandi uyu munsi warageze mu mucyo? Aho haba harimo ikibazo. Aho isomo rirakomeza rivuga ngo imbuto z'umucyo nizi, ni ingeso nziza no gukiranuka n'ukuri. Ingeso nziza no gukiranuka n'ukuri. Ese waba uri umuswa bingana gute ku buryo udasobanukiwe icyitwa ingeso nziza icyo ari cyo? Ntekereza ko uzi neza ko ingeso nziza zitandukanye n'ingeso mbi. Urakuze bihagije kugira ngo ushobore gusobanukirwa ngo iki kintu ni ingeso mbi, iki ni ingeso nziza. Hanyuma rero ijambo rivuga ryeruye ngo ntabwo ibyaha byanyu byabambiwe ku musaraba gusa hanyuma ngo mwe mugende mukora ibyo mwishakiye. Oya, ahubwo Yesu kuko yarabapfiriye ndetse yiteguye kubababarira igihe cyose musaba imbabazi. Ariko nanone kubw'ubuntu n'agakiza mwakiriye, mwige gukora neza, mwige gukiranuka, mwige ingeso nziza, mwige kubaho imibereho ikwiriye abihannye, mwige kubaho imibereho ihuza n'ibyo Imana ishaka, mwige kugira ingeso nziza. Ariko hari ijambo twahereye bivuga ngo muri umucyo mu mwami wacu, muri umucyo mu mwami wacu. Ibi bingara kuri ya formule nakubwiye. Ntabwo ari njye ubanza, habanza Kristo njye nkaboneka nyuma. Ngomba kubanza Kristo mbere yuko mboneka. Hari abantu bagerageza gukora iby'ubukristo ariko mu mbaraga zabo. Ibyo byitwa kwitsindishiriza. Ugasanga umukobwa kugira ngo yereke abantu ko ari umukiranutse, ko ari umuntu wahindutse, ngo arambara ibigera hasi, ngo arasokoza gutya na gutya, ngo arareka kwisiga make-up z'abisi. Ibyo ni byiza, ni naho ugana. Ariko ibyo ubikoze udafite Kristo bihinduka kwitsindishiza kandi bihinduka imirimo ushobora no kuzagera imbere ikakunanira, kubera yuko ibyo uri gukora bidaturutse ku mutima wahindutse. Hari abagabo benshi kugira ngo bereke abantu ko bahindutse, ko badagikora icyaha, mu by'ukuri ubona akagusuhuza neza, akakubwira amagambo meza, akagerageza kwiyerekana imbere y'abantu ko ari mwiza. Ariko ibyo nubwo ariho ugana, niba ubikoze kugira wereke abantu, ibyo nta kintu bizakugezaho. Hari abadamu benshi kugira bereke abantu ko ari beza, bakoresha amagambo meza, ukabareba mu nzu ukabona baritonze. Hariho n'abagenda bifashe nk'abamarayika gutya, ubona badashaka no kuvuga ijambo na rimwe, ahari kugira ngo atagira ijambo ribi avuga, ahari kugira ngo atagira uwakomeretsa. Ariko ibyo by'imirimo y'inyuma ntabwo bisobanuye ubukristo buri imbere mu mutima. Ibyo ni byiza ubifite bikomotse kuri Kristo. Ariko niba bikomotse mu kwibombarika kwawe no kwigira mwiza kwawe, ibyo ni ibintu uzakora hano mu cyumweru kimwe, mu minsi mike, ariko wagera ahandi aho babandi washaka kwereka batakubona ugahinduka undi. Dufite abakristo, abari umukristo mu itorero ry'iwabo agaragara ko akora imirimo myiza, ariko wamusanga hakorera, wamusanga ibyo yirwamo mu abantu batamuzi, babandi basengana batamubona, cyangwa se yava nkana akajya muri Amerika, cyangwa se akajya nko muri Uganda, bwa bukristo wabushaka ukabubura. Niyo mpamvu ahita ahinduka icyo yari cyo, kuko ibyo yakoraga ntabwo byari biturutse ku Mana ikorera muri we. Uyu munsi ndagusaba ngo formule uyihindure,
ureke Kristo yinjire mu bugingo kugira ngo ushobore imirimo myiza. Wihera ku mirimo myiza udashoboye gukora, ahubwo emera Kristo yinjire kandi ujye umwemerera intege nke zawe zose. Niba hari ibyo ubona bitameze neza, mwaturire umugore uti Mana, numva muri nge hakirimo ingeso z'ubusambanyi, numva muri nge hakirimo amagambo mabi, numva muri nge hakirimo ishyari, numva muri nge hakirimo agasuzuguro, numva muri nge hakirimo igomwa, numva ntagikunda umugore wanjye, numva hari ukundi niyumva nifuza iby'abandi. Mana mpindura, emera kwikorera uwo musaraba, urwane urugamba. Kandi hari ikintu kimwe nshaka kukwibutsa, urugendo rw'ubukristo ni urugendo. Byashoboka ko uyu munsi utaragera ku gutungana kuzuye, ariko niba wariyemeje kwikorera umusaraba ugakurikira Kristo, niba wariyemeje kurwana urugamba rwo gukiranuka kandi ushimikiriye ushyizemo imbaraga, ujye uhorana icyizere cy'uko uzanesha, kuko Imana izagushoboza kunesha. Byashoboka ko uyu munsi utarabigeraho, ariko ihangane ukomeze urwane. Ntabwo uko wari umeze uyu munsi ariko uzisanga mu myaka 3, kandi uko wari umeze mu myaka 3 siko uzisanga mu myaka 10. Imana ishinzwe urwo rugendo, izakugeza ku gukiranuka kandi izakugeza mu ijuru. Ikindi ugomba kumenya, imbabazi z'Imana zihoraho iteka ryose. Nucogora ugacika intege, ukumva turubira ukabukoza icyaha, ujye wibuka ko imbaraga zo kunesha ziva ku mavi. Ujye ujya hariya ku mavi mu cyumba cyawe usenge, ubwire Imana yawe mwiherereye. Ni umubyeyi mwiza, azakumva, azakubabarira. Ariko ujye umenye yuko ugomba no gufata ibyemezo byo kureka ibibi, kuko ntabwo uzahora usaba imbabazi. Ugomba no kureka ibibi kandi Imana izakubabarira, izakubabarira iteka ryose, izakugeza mu ijuru. Niryo sezerano kandi yasezeranyije, ifite n'ubushobozi bwo gusohoza ibyo yasezeranyije. Reka tube abakristo barwana urugamba, reka tube abakristo barwana intambara yo kwizera, bishingikirije ku mutware wabo ukomeye ari we Kristo. Mbigusabiye mu izina rya Yesu. Kadusenga. Mana ikiranuka ihoraho, ubwami bwawe nibuze. Ibyo ushaka bikorwa mu isi nk'uko bikorwa mu ijuru. Ibyo ushaka bikorwe mu mitima yacu nk'uko n'abamarayika bawe bakora ibyo ushaka. Reka tuneshe Satani mu mibereho yacu. Turi abanyabyaha, twavuze uko, ariko waradukijije. Yesu Kristo yatanze igitambo gikomeye. Mwami turinde gupfusha ubusa ayo maraso yamenetse, ahubwo uduhe guhinduka, uduhe kwera. Tubisabye mu izina rya Yesu. Amen.